Yo murabizi se noneho ibintu noneho bitangiye kuba byafata urundi rwego. Killaman nawe yamaze kuba yakeka ko hari abantu baba muri iriya nzu yo papa we ahora ajya gusura. Killaman yamaze kumenya ko hari abantu babana n'uriya mugabo w'inshuti ya papa we. Ese Killaman yaba agiye kumenya aho Nyambo ndetse na Niyori bari? Ese Killaman yaba agiye kubigeraho? Ese Killaman we amenyeje aho Niyori ndetse na Nyambo bari, we yakora iki? Ese Killaman yaba atabara? Ese Killaman amenyeje aho Niyori ndetse na Nyambo bari, hari icyo yabamarira? Ese ubona Killaman we hari ikintu kimwe yakora kugira ngo Niyori ndetse na Nyambo bongere kubaho ubuzima busanzwe? Ese urabona Killaman we yabishobora kugira ngo abikore? Ese urabona Killaman we afite ububasha bwo kugira ngo abe yakura hano Niyori ndetse na Nyambo abacikishe? Guys, mwahaye ikaze hano kuri Venke Empire. Niba rwo rwambigeza hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo ube watanga inkunga yawe ukora subscribe kugira ngo tujye dukomezanya tugenda na bindi bikorwa byo turi kugeza umunsi ku munsi, kandi murabizi ukuntu muri abantu bagaciro hano kuri Venke Empire. Icyo mbasaba rero ni uko mwakora subscribe, ubundi mukatanga ibitekerezo byanyu ku muntu wese ukunda filime yacu Ibanga. Murabizi ko ubu tuvugana Nyambo ndetse na Niyori ibyago byo byamaze kuba byabazira. Niyori ndetse na Nyambo ntabwo tuzi uburyo bazikura hano hantu bamaze kwishira. Ubu ngubu tuvugana ni ukubasengera gusa. Ese urabona Niyori hari ahantu ho gucikira afite? Ese urabona Niyori kugira ngo azacike papa Killaman bitazamugora cyane? Guys, turabizi ko ngubu tuvugana Niyori we na Nyambo nubwo batangiye kuba bapanga kuba bacika, turabizi ko atari ibintu byoroshye cyane. Nubwo Niyori ndetse na Nyambo bapanze kuba bacika hano hantu bari, bakaba batoroka bagataha, turabizi ko bitaboroheye, kandi ntago tuzi uburyo bazahava n'umutekano uyu mugabo ari kubashiraho urenze. Uyu mugabo turabizi ko bamucitse, turabizi ko nawe ibyago yisangamo birenze ibindi byari byo byose. Turabizi ko nawe ari ku itegeko ryo kuba yabarinda ndetse akabarindisha igitutu ntihagire n'umuntu n'umwe wasohoka ngo ave muri iyi nzu. Turabizi ko nawe ari ku gitutu cyahatari ku buryo hagize n'umwe umucika yaba ari mu bibazo birenze. Kandi wowe niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ndetse ukabona ukunda filime yacu Ibanga by'umwihariko, icyo nkusaba ni ukuba wambwira, ese uratekereza ko Niyori ndetse na Nyambo bafite amahirwe yo kuba bacika uno mugabo? Ese uratekereza Niyori na Nyambo hari ukuntu bacika hano hantu bakahava? Guys, murabizi ko njyewe ubagezeho zino benefits zose za filime yacu Ibanga mbambaho ubuntu bw'umwihariko ndetse ibintu by'ukuri. Ese Niyori murabona hari igitekerezo afite cyo kuba yacikisha umukunzi we akamukura hano hantu? Kandi murabizi ko hano hantu nibahatinda kizakurikiraho n'urupfu rurimo. Murabizi ko hano hantu bahatinze no gupfa bapfa. Murabizi ko uyu mugabo nta n'imikino aba afite mu kazi. Murabizi ko buri kimwe cyose agikora ariko ntihagire n'umuntu n'umwe umucisha n'ijisho. Ese Niyori na Nyambo baba bafite umutekano? Ese Niyori na Nyambo baba bagiye gutuma ibintu bibakomorera? Turabizi ko ngubu tuvugana batushe bagakora ikosa ritoya no gupfa bapfa. Ese kuri ino nshuro noneho baraza gutabarwa nande? Ese kuri ino nshuro murabona hari amahirwe bafite yo kuba bava hano hantu bakigendera? Guys, ubu ngubu tuvugana umuntu turi kureba abo batabara ni umuntu umwe, ni Killaman. Kandi Killaman ntabwo tuzi ko aragera muri runo rugo akarinda yabarebaho, nubwo azi neza ko hari abantu bafungiye muri ruriya rugo kandi na mama we akaba abizi. Ntabwo tuzi ko
icyo kintu aricyo kimuzanye hano. Ese Nyambo na Niyori baba bagiye kugira amahirwe yo kuba bahura na Killaman akaba yabatabara hano hantu bakahava? Ese Nyambo na Niyori baba bagiye kugira amahirwe ya nyuma agiye gutuma hano hantu bari bahacika bagataha iwabo muri Gasharu? Guys, niba ukunda Ibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri Bigiye ubundi ukajya ubona ibikorwa byose mandi kugezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko ubu ngubu tuvugana Papa Killaman atushijeho gatoya, turabizi ko amabanga ye yose yahishize imyaka zose, turabizi ko yahita ajya hanze. Kandi turabizi ko Papa Killaman icyo kintu acyanga urunuka. Ese murabona Papa Killaman wazakomeza guhisha ukuri akageza hehe? Papa Killaman turabizi ko ukuri kwe nikumara kujya hanze, turabizi ko buri kimwe cyose azakibura. Buri kimwe cyose afite mu buzima bwe turabizi ko azakibura burundu. Kandi turabizi ko aho kugira buri umuhungu we naho kugira buri ibintu bye byose, bano bantu babiri yabica. Kandi turabizi ko Papa Killaman nawe nta n'imikino afite mu mutekano w'umuryango we. Turabizi ko buri kimwe cyose yagikora ariko ntihagire n'umuntu n'umwe umumenyera. Ese Papa Killaman yaba agiye kwicisha Nyambo ndetse na Niyori? Ese Niyori yaba agiye gupfa? Ese kaba kagiye kubabaho? Guys, rero murabizi ko tubakunda kandi twigarukiye iwacu kwa Soso ndetse na Queen wiwe. Turabizi ko nawe ibitekerezo nabo bigenda bibarenga gake gake. Ubu ngubu tuvugana Queen yamaze kuba yafata umwanzuro wo kuba yabwira Killaman kamukunda. Kandi icyo ngusaba ni ugutabura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga. Killaman yamaze kuba yumva ko Queen agiye kuba yamuha surprise yo kumubwira ko amukunda. Ese Queen iki kintu cyagiye gukora yaba yagitekerejeho? Ese Queen kuba agiye kubwira Killaman ko amukunda yaba yatekereje kabiri kugira ngo abe yabwira Killaman ko amukunda? Ese mu gihe yabwiye Killaman ko amukunda akaza kumenya ko Killaman ari we James, uratekereza Queen bitazamugiraho ingaruka? Ese uratekereza Queen azaba yishimye mu gihe yamenyeje ko Killaman ari we James kandi akaba yarabimuheje zino myaka zose? Guys, turabizi ko bigoye kugira ngo Killaman azongera agaruke mu rukundo rwa Queen, kandi azi neza ko hari amabanga yamuhishe ndetse ayo mabanga atoroshye cyane. Ese Queen we kuba agiye kubwira Killaman ko yatangiye kuba yamukunda, murabona yafashe umwanzuro muzima cyangwa se yafashe umwanzuro upfuye? Guys, ndagusaba ibitekerezo byawe niba uri umukunzi w'Ibanga. Kandi murabizi ukuntu tubahoza ku mutima, murabizi ukuntu tubakunda cyane, murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro kuri filime yacu Ibanga. Kandi wowe icyo ngusaba niba ugeze hano kuri Bigiye ukaba utarakora subscribe, murabizi ko aricyo kintu cya mbere kibanze. Icyo ngusaba rero nuko watanga inkunga yawe ugakora subscribe hano kuri Bigiye, ubundi tugakomeza tukagendana n'ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, rero turabizi ko ubu ngubu tuvugana Killaman nawe ntago afite uruvugiro. Killaman nawe ntago afite ijambo kwa Queen ubu ngubu rihagije. Killaman nubwo ubu ngubu tuvugana Queen yamaze kuba yafashe umwanzuro kuba yabwira Killaman ko kamukunda, ariko turabizi ko Killaman bitamworoheye. Turabizi ko ubu ngubu Killaman afite ikibazo cyo kuba bamenya uwo ari we, kandi turabizi ko bamaze kumenya uwo ari we, turabizi ko nta mivugano bongera kuba bagirana. Soso nawe turabizi ko ahora akemanga Killaman. Soso ahora agenda kuri Killaman ngabe
yamenya Killaman koko nimba yarahindutse cyangwa se atarahindutse. Kandi murabizi ko ubungubu tuvugana Soso nawe iyo yishizemo ikintu turabizi ko birangira gikoze. Soso turabizi ko iyo yishizemo ngo kino kintu aragikora, turabizi ko nta ntiwamuhagarika. Ese Soso murabona ko araza kwiha zino nshingano zose bikarangira zikoze? Ese Soso murabona kino kintu araza kuba yagishobora cyo kuba yashakisha Killaman uwo ari we akagikora? Guys, Soso turabizi ko nawe agira amaso menshi. Soso turabizi ko atagendera inzira imwe, kandi wowe icyo ngusaba ni ugukurikirana filime yacu Ibanga. Kandi niba ukunda Ibanga ndetse ukabona akunda abakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga, icyo ngusaba ni uko umunyamuryango wuzuye w'Ibanga, ndetse ukaba umunyamuryango wuzuye wa Miss Nyambo. Rero niba ushaka kugira ngo ube wa umunyamuryango wuzuye, icyo ngusaba ni ukukora subscribe no kwivikempa, ubundi zo gukomeza tukagendana mu bikorwa byose mani kubagezaho umunsi ku munsi. Ese utekereza igihe Killaman bamuvumbuye ikintu bazamukorera? Guys, ndagusaba gutekereza kandi ni vuba cyane. Ese twigarukiye iwacu mu cyaro ko twamaze kubona ko ubungubu tuvugana Gahima yatangiye kuba yata umutwe, kubera ko yatangiye kuba yabona Jojo ari kumwe n'abandi bahungu n'abandi bagabo. Ese urabona Gahima umwanzuro yafashe none atagiye kwisubiraho hatarashira n'iminsi ngahe? Ese urabona Gahima umwanzuro yafashe yo kuba yata Jojo akamuta wenyine, urabona atagiye guhita yisubiraho hataracamo n'iminsi ngahe? Guys, Gahima ubungubu tuvugana nubwo yataye Jojo ntabwo yamutaye kubera kwa mwanga. Ni ikosa rimwe yakoze ryo kuba yata umuntu, kandi iryo kosa turabizi ko rikomeye cyane kugira ngo azongere agaruke mu buzima bwa Jojo. Turabizi ko bizamugora cyane, turabizi ko ahantu hari nawe ayoboshwe ingoni y'icyuma. Turabizi ko Gahima yabwiraga Jojo buri kimwe cyose agahita kimukorera, ariko ubungubu ahantu ho Gahima ari turabizi ko ubungubu tuvugana nta n'ijambo afite. Gahima nawe atangiye kuba yaragirwa nk'intama. Gahima atangiye kuba yimesera, kandi mbere hose atarigeze abikora mu buzima bwe. Gahima ibintu yanze kuba yikorera mu buzima bwe atangiye kuba yabikora ageze mu rundi rugo. Ese uratekereza Gahima kuba yarayobye kugira ngo azongere agaruke mu nzira nzima, uratekereza azakora iki? Ese uratekereza Jojo azongera kuba yamwemera akaba yongera kugaruka mu buzima bwe? Ese uratekereza Jojo iryo kosa yari kuryo kongera kuba yemerera Gahima akagaruka mu buzima bwe n'ukuntu yabwangirije? Guys, rero niba uri umunyamuryango w'Ibanga, ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ukaba unashaka kugira ngo ugire uruhare kuri filime yacu Ibanga by'umwihariko, ukaba utarakora subscribe hano kuri Vikempaya, ntago byakunda. Icyo ngusaba rero kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye ni ukuba warakoze subscribe hano kuri Vikempaya, bundi ukajya ubona ibikorwa byose ndi kugezaho umunsi ku munsi kugira ngo ujye ubikurikirana unamenya aho filime yacu Ibanga iri kugana. Ese umunsi umwe urabona Gahima nashaka kugaruka mu rugo, urabona azakira ute? Ese uratekereza ko Gahima natekereza kuba yagaruka mu rugo bazamwakira neza? Ese uratekereza Gahima natekereza kuba yagaruka kureba Jojo, uratekereza noneho bazamwemerera kuba yaninjira mu gipangu? Guys, Gahima turabizi ko ari we wihemukiye. Gahima turabizi ko ari we wishize muri bino bibazo byose. Gahima turabizi ko ari we wikorereye kino kintu akakishiraho, ndetse kino kintu cyo yishizeho kuba yakikuraho bizamugora cyane. Gahima ntago tuzi ikintu yakora kugira ngo abone Jojo amubabarira. Gahima
ntago tuzi ikintu yakora kugira ngo abone Jojo amugiriye impuhwe ndetse amwakire mu rugo. Ese urabona bishoboka kugira ngo Jojo abe yakira agahema mu rugo? Ese urabona byakunda? Ese urabona Jojo we no kuntu tumuzi ukuntu ari umuriro, urabona yongera kuba yagarura gahema mu buzima bwe n'ubwo amukunda? Guys, wowe icyo musaba ni ibitekerezo. Kandi urabizi ukuntu Jojo abo twatangiranye filime yacu Ibanga, murabizi ukuntu yahoze ameze. Murabizi ukuntu Jojo yahoze ari agatereranzamba muri filime yacu Ibanga. Turabizi ko Jojo yahoze atavugirwamo n'umuntu uwo ari we wese. Turabizi ko Jojo yahoze ari ishyano bya hatari. Kuva Jojo yakira agakiza asigaye yaracishiye make, asigaye yarabaye umuntu w'Imana ku buryo noneho asigaye anasuzugurwa akemera. Jojo turabizi ko isura yo kwakira agakiza k'Imana yamugize umuntu w'agatangaza. Jojo turabizi ko iyi sura yo yambaye ari isura nziza yatumye abaho umunezero ndetse yatumye abaho nta n'ikintu na kimwe yongera kuba yishinja. Ese Jojo iyi sura yawe azayigumana? Ese Jojo iyi sura yo yambaye izamuhoramo? Ese Jojo murabona bizamukundira kugira ngo ahorana akanyamuneza gutyo nk'ukuntu ameze muri zino minsi? Cyangwa se Jojo n'ubundi bizagira ahinduke yongere yambare ya sura yo yahoze yambaye imbere hose? Guys, niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga rero, icyo ngusaba ni ibitekerezo, kandi murabizi ukuntu tubakunda. Icyo ngusaba no kuba watanga ibitekerezo byabona ukambwira ukuntu wumva kuri filime yacu Ibanga niba uyikunda by'umwihariko. Kandi niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose mari kugeza umunsi ku munsi kugira ngo tujye dukomeza tugendana mu bikorwa byose byo mba kugutegurira byo kugezaho buri munsi. Guys rero icyo ngusaba ni ukora subscribe, kandi murabizi ukuntu ari ikintu cy'agaciro kuri filime yacu Ibanga. Rero guys, ndagusaba kugira ngo niba ukunda Ibanga ndetse ukabona kunda abakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga, ndetse ukabona ashyigikiye ko Yves ndetse na Nyambo Killaman yabakura hano hantu ho bari akaba yabacicisha bakongera bakitahira, icyo ngusaba ni ibitekerezo byawe. Ese uratekereza ko Killaman kino kintu yagishobora cyo kuba yabacicisha? Ese urabona Killaman yishira mu bibazo kugira ngo abe yavana bano bantu hano hantu ho babafungiye? Guys rero icyo ngusaba ni ugutanga ibitekerezo byawe ndetse ukanakora subscribe, ubundi tugakomeza tukagendana ibikorwa byose bani kugeza umunsi ku munsi. Rero murabizi ko twebwe datina amagambo ntabatsindiye, kongere duhurire ku yindi episode ikurikira kuri filime yacu Ibanga, ndetse no kuri behind the scenes za filime zacu Ibanga umunsi ku munsi. Rero ndagusaba kugira ngo utegereze episode ikurikira filime yacu Ibanga, kandi ndabakunda cyane muri abagaciro hano kuri VNK Empire.